Nongeye kubaha ikaze kuri umuyoboro wa YouTube witwa Leo TV Entertainment. Ni inkuru rero ikomeje kugenda ivugisha benshi mu bakongomani ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni inkuru rero iri kuvuga ku bushotoranyi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwabaye bugaragaza ku gihugu cy'u Rwanda. Umujyanama wa Tshisekedi yavuze ko igihe kigeze ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yiyomekeho igihugu cy'u Rwanda. Fisto Krishnovich Baranganayi, umujyanama wa perezida akaba n'umwe mu bavuga rikijyana mu ishyaka rya Tshisekedi UDPS, yatangaje ko igihe kigeze ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifate u Rwanda irwiyomekeho, cyane ko ari igihugu gito kingana n'umudugudu ugereranyije n'uyu muturanyi wayo w'igihangange. Uyu mugabo ubu butumwa yabutambukije kuri X, aho yavugaga ko abanyarwanda bakunda kuvuga kuri Tshisekedi ariko ntibavuge kuri perezida Paul Kagame. Baranganayi urebye ku mbuga ze nkoranyambaga bigaragara ko ari umujyanama wa perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bigendanye n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho. Mu butumwa bwe yagize ati nta kintu bavuga kuri Kagame, bavuga kuri Tshisekedi. Rero igihe kirageze, tugomba gufata aka gahugu gato tukakiyomekaho, cyane ko gasa n'umudugudu ugereranyije n'igihangange nka Kongo. Ati ibi birarambiranye. Ubu butumwa yabutangaje asubiza abanyarwanda banengaga imikorere ya Tshisekedi uko bakomeje, cyangwa banenga imikorere ya Tshisekedi uko akomeje kwigizayo abashinja kuba bakorana n'u Rwanda. Amagambo nk'aya y'ubushotoranyi si ubwa mbere avuzwe n'ubuyobozi cyangwa n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kuva ibi bihugu byombi byatangira kugirana umwuka mubi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kwibasira u Rwanda, bigera n'aho Tshisekedi ubwe avuga ko yiteguye gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda kandi ko azanashyigikira uzabigerageza wese. Iyi rero akaba ari inkuru ikomeje kugenda ivugisha benshi, ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho mu bitangazamakuru muri rusange bya hano muri Afurika y'Iburasirazuba, dore ko igihugu cya Kongo cyongeye gushotora igihugu cy'u Rwanda biciye muri uku kuvuga ko igihugu cya Kongo cyifuza kuba cyakiyomekaho igihugu cy'u Rwanda. Naho ubundi igihe twari turi kumwe muri iki kiganiro, icyo nabifuriza ni uko amafufu n'amafaranga byakomeza kubafubika, kandi niba utarakora kuri subscribe yikoreho kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ndabashimiye cyane.